but these videos will leave you completely amazed. Don't forget that reality sometimes surpasses fiction. With that said, and others want to be able to fly or become invisible, but we know it'll never happen. Or could it? From a magnetic man. Niba warakunze kureba filime ibyo ari byo byose mvuze ibyo kugira imbaraga zidasanzwe wakumva atari ubwa mbere ubyumvise cyangwa ubibonye. Benshi ubase batekereza Spider-Man n'abandi biganjemo abashinwa bafite imbaraga za Tai Chi. Kuri inshuro ariko sinje kuvuga ibya filime ahubwo turi mu buzima busanzwe bwa buri munsi tureba abantu bafite imbaraga zidasanzwe, aho usanga hari nk'umuntu ushobora guterura imodoka atayikozeho akayikandira mu kiganza akayitunatuna, abandi bakicara mu kirere nta kintu na kimwe kibafashe. Nakubwira kandi umwana w'umuhindekazi ubasha kumenya ibintu byanditse nko ku rupapuro atarinze kurebaho. Hari kandi umuntu ufitemo imbaraga z'amashanyarazi n'abandi batandukanye ushobora kubona ukumirwa. Kaze mwese. Can you see it? Yeah, it's a tree, like a Christmas tree. Exactly. Then here's like a stump. Reka duhere ku mwana w'umukobwa utangaje cyane witwa Ugahita. Ni umwana ufite imyaka 9 ariko bivugwa ko afite ijisho rya gatatu, utabasha kubona ku buryo bamupfuka ibintu mu maso ariko agakomeza kubona nk'ibisanzwe. Ni umwana ufite ubushobozi bwo gusoma ibintu byanditse, gukina imikino ishushanyije n'ibindi bitandukanye, kandi mu by'ukuri bamuhambiriye mu maso atari kureba. Biratangaje cyane kuko wandika ijambo akarisoma atarebyeho na gato. Nawe wakwibaza umwana ufite ubushobozi bwo kwigana igishushanyo icyo ari cyo cyose mu gihe bamupfutse mu maso atigeze akibona na mbere ariko akagishushanya nk'uko kimeze. Mu by'ukuri aratangaje cyane Mata Yoga. Iyo ugeze mu muhanda witwa Kaosan Road muri Bangkok mu murwa mukuru wa Thailand, naho wasanga umwana w'umuhungu ufite imbaraga zidasanzwe. Ni umwana ufite ubumuga bw'ingingo kuko yamugaye amaguru ariko afite ubushobozi bwo guterura ikintu atagikozeho na gato akagikaragisha imbaraga yifitemo mu kirere. Uzasanga kenshi afite amakarita ari gukaraga akoresheje imbaraga ze yifitemo ku buryo usanga afite abafana benshi cyane baje kwirebera ibitangaza by'uyu mwana. Ibi rero ni ibintu bimutunze kuko byasimbuye gusabiriza. Iyo umuntu aje agashimishwa n'ubuhanga bw'uyu mwana aribwiriza akagira icyo amusigira, mbese bisa nkaho yihangiye umurimo mu mbaraga ze navuga ko zidasanzwe. Umugabo witwa Pati Politisi waratangaje cyane kuko niwe ufite ikiganza gikomeye kurusha abandi bose ku isi. Kubaza imitego ikomeye cyane ikunda kwifashishwa mu gutega inyamaswa zikomeye z'inkazi nk'intare n'izindi, uyu mugabo we afite ubushobozi bwo gushyiramo ikiganza cye ntihagire ikibazo na kimwe kigira. Kugira ngo ubyumve neza, iyi mitego iba ifite imbaraga zo gushwanyaguza ikintu icyo ari cyo cyose nk'igufwa rikomeye cyane yewe n'icyuma ntikirebera izuba. Ubundi uyu mutego ku muntu usanzwe ni ugushyiramo ikiganza kigahita gicika ako kanya, ariko kuri Pati Politisi ho biratandukanye cyane. Mu gushaka kumenya uko ikiganza cya Pati Politisi gikomeye, bafashe igufwa rikomeye cyane inshuro 10 ugereranyije n'agize ikiganza cye, ariko barishyize muri uyu mutego rihita rishwanyagurika mu gihe we ashyiramo ikiganza ntagire ikibazo na kimwe. Ibi rero bimugira umugabo ufite ikiganza gikomeye kurusha abandi bose ku isi. According to a newsreel from China, a young boy there possesses the ability to see in the dark, like a Siamese cat. Reka twigire mu gihugu cy'Ubushinwa n'ubundi ni muri Aziya kureba undi mwana utangaje. Ni umwana muto witwa Nong Yuhui. Uyu we afite ubushobozi bwo kubona no mu mwijima mwinshi cyane kuko amaso ye ageranwa n'ibyo bita night vision mu cyongereza. Uko haba hijimye kose we ababona ari nko kumanywa. Uyu mwana ngafite amaso abona kurusha y'injangwe kuko abasha gusoma no kwandikira ahantu hatari urumuri na ruke. Sinabura kandi kukubwira undi mugabo witiriwe urubura Iceman. Amazina ye ni Wim Hof. Afite uduhigo tw'isi 23 two kuba umuntu wa mbere ubasha kuba mu bukonje bukabije kurusha abandi bose ku isi. Ni umugabo bafungirana muri firigo ikonjesha ariko ntagire ikibazo na kimwe. Uyu kandi abasha kwiruka ahantu h'intera ndende cyane mu bukonje bwa dogere Celsius 23 munsi ya 0,
yikohoye hejuru nta kintu na kimwe yambaye. Ibi ni ibintu bitabasha gukorwa n'undi wari wese kuri iyi si. Ibi rero bituma aza mu bantu bafite imbaraga zidasanzwe, kuko afite n'ubushobozi bwo kumara umwanya munini adahumeka ari munsi y'amazi akonje cyane amedita. Ushobora kumva ibi bitangaje cyane, ariko reka nkubwire undi mugabo witiriwe amashanyarazi. Bamwise Electricity Man, ariko amazina ye nyakuri ni Raj Mohan Nair. Birumvikana ni umuhinda, ariko umubiri we ufite ubushobozi bwo gutanga ingufu nyinshi z'amashanyarazi. Ibaze nawe umuntu bacomekaho insinga akabasha kwatsa amatara arenga 10 yose akoresheje imbaraga z'amashanyarazi yifitemo mu mubiri we. Uretse kandi kuba yifitemo imbaraga z'amashanyarazi, Raj afite n'ubudahangarwa bwo kuba atafatwa n'umuriro w'amashanyarazi. Imbaraga zidasanzwe yifitemo yazivumbuye akiri umwana muto cyane, aho nyina umubyara yari yitabye Imana. Ngo icyo gihe rero Raj yabonye nta kundi ubuzima bwashoboka. Nyuma yo kubura nyina umubyara ahitamo kwiyahura. Icyo yakoze rero ngo yuriye ku rusinga rutwara umuriro mwinshi cyane w'amashanyarazi rukuye kuri taransifo, ariko icyo gihe uwo muriro ngo nta kintu na kimwe wigeze umutwara. Ibi rero byahise bimwereka ko yifitemo imbaraga zidasanzwe zo gukorana n'amashanyarazi, ndetse we ntatinya kuvuga ko ari impano yiherewe n'Imana. Birumvikana rero izi mbaraga si iza buri wese, ndetse kubona uzifite ku isi biragoye cyane. Etc., but he suffers no electric shock. Muri Malaysia ho hari umusaza ufite umubiri ukora nka sumaku ku buryo ufata ibyuma bitandukanye. Uyu musaza witwa Rutarina afite ubushobozi bwo gushyira ibyuma biremereye ku mubiri nk'inyundo n'ibindi kubera rukuruzi umubiri we wifitemo. Ibi kandi yagiye abihererekanya n'abuzukuru be, kuko afite batatu bifitemo imbaraga zidasanzwe za rukuruzi mu mubiri wabo. Ibaze nawe umusaza ufite imbaraga rukuruzi zibasha gukwega imodoka akoresheje umubiri we. Muri rusange rero uyu musaza ntasanzwe. Abaganga batandukanye bagerageje kureba icyaba gitera izi imbaraga mu mubiri w'uyu musaza, ariko nabo byaje kurangira bibayobeye. Hari undi mugabo witwa Tayingok mu mwaka w'1973. Uyu mugabo Tayingok wari umuhinzi ukomoka muri Vietnam. Yahuye n'ikibazo cyayobeye benshi ku isi. Uyu yahinze umuriro mwinshi cyane ku mubiri we, ndetse benshi ntibumvaga ukuntu yakabaye agihumeka n'uwo muriro wose yari afite. Mu minsi mike uyu muriro waje kugabanuka ndetse uranashira, ariko noneho yadukana ikibazo kirenze icya mbere. Yahise afatwa n'ikibazo cyo kubura ibitotsi, gusa we ntiyigeze abigira impamvu ikomeye cyane. Yariturije kuko yari azi ko ari ibisanzwe mu minsi mike cyangwa nko mu cyumweru azongera gusinzira bisanzwe. Tayingok hashize imyaka irenga 40 atarongera gusinzira kuva mu ijoro rya mbere umuriro wamufatiyemo mu 1973. Wumvise ibi ushobora kuvuga uti barabeshya, umuntu ntiyamara icyo gihe cyose atarasinzira. Mu myaka 79 afite kugeza ubu, ukwiye kumenya ko imyaka 46 yose ayimaze atarasinzira. Igitangaje kurushaho nuko uyu yemeza ko nta kindi kibazo afite na kimwe cy'uburwayi uretse kubura ibitotsi gusa. Mu gihe abandi basinzire mu ijoro, uyu we aba yirebera mu kazi bisanzwe, ndetse ugasanga nta n'ikintu na kimwe bimubwiye. Yagerageje gushakisha ibitotsi mu nzira zose, ariko byabaye iby'ubusa kuko yaba inzoga ndetse n'imiti gakondo byose byananiwe kumuzanira ibitotsi. Mu mwaka w'2006 uyu mukambwe bamusabye ko bamujyana hanze kumusuzumisha, ariko arabyanga kuko ngo mu myaka maze ntarigera asohoka mu gace yavukiyemo. And to anyone who wants to see it. He's even been able to pull a car by using his skin. So reka noneho turebe undi mugore nawe ubifitemo imbaraga zidasanzwe. Bamwita Elizabeth Salza. None se wowe wabuhumurirwa bingana iki? Mu gihe wibaza iki kibazo, reka nkubwire ko abantu benshi duhumurirwa n'ibiribwa cyangwa tukanukirwa n'ibintu byaboze. Gusa ku isi hari abantu badasanzwe banashobora guhumurirwa n'amabara y'ibintu bitandukanye, kabone niyo baba bafunze amaso. Madamu Salza ni umwe muri bo. Uyu mugore ibyumviro bye cyangwa sensors byihurije hamwe ku buryo ibyari guca mu matwi ashobora kubibonesha amaso. Kugira ngo ubyumve neza, uyafite ubushobozi bwo kubona ukuntu amajwi
yaba asanzwe ndetse n'ay'umuziki aza kwinjira mu gutwi k'umuntu. Uretse kubona amajwi ari kugenda, uyu ngo aranayahumurirwa. Igitangaje kurushaho, Sariza ngo yari azi ko abantu bose ku isi nabo babona ibintu nk'uko abibona, kuko ntiyari azi ko ari imiterere afite yihariye. Akimara kumenya ko ari impano yihariye ngo yumvise yihebye cyane, ngo kuko ari we muntu wenyine ushobora kubona ibintu bitangaje n'amaso ye harimo n'amajwi. Ngo yababajwe cyane nuko nta wundi bashobora gusangira iyo mpano. Gusanga ibintu nk'ibi ntiba byiza kuri ba nyirabyo, kuko byonyine nko kubona uko amajwi agenda bituma nyir'ubwite ahora arwaye umutwe udakira. Ibi rero nabyo byayobeye abashakashatsi ku isi ndetse banabuze uburyo babyita. Dini Karinazesi nawe n'uwundi mugabo wifitemo imbaraga zidasanzwe. Niba warigeze ujya mu mikino yo gusiganwa ku maguru ikomeye nka marato, uzi neza ko bageraho bagafata akaruhuko kubera umunaniro udasanzwe. Gusa umunaniro ni igihuha kuri uyu mugabo Karinazesi, kuko we ntazi uko kunanirwa bimera. Kugira ngo ubyumve neza, Karinazesi akiga mu mashuri yisumbuye nibwo asa n'uwatangaje benshi bwa mbere. Yagiye mu marushanwa yo gusiganwa, gusa icyatangaje benshi bari baraho. Abo basiganwaga ku ishuri wazengurutse inshuro nyinshi, yageze ku nshuro 15. Uyu Karinazesi rero ubwo abandi bari bananiwe, yabaye nkaho we ari bwo agitangira. Yazengurutse inshuro 105 zose, zirangiye bamutegeka kurekeraho kuko yari agikomeje kwirukanka. Kuvugwa kugeza ku myaka 30 yahise ahagarika gusiganwa ku maguru. Icyakora bamwe bamwumvise mu nkuru ye barushagaho gushaka kumenyaho byinshi. Umwe mu bashakashatsi yemeje gupima uwo mugabo ngo arebe aho akura izo mbaraga zidasanzwe. Uyu mu kumupima byasabaga ko yiruka byibuze iminota 15, ariko atari mu muhanda ahubwo ari kuri ya mashine yitwa treadmill. Mu buryo butangaje bwari butaranabaho, Karinazesi yirutse kuri iyi mashine isaha irenga, aho ubundi bigoranye cyane kumara isaha kuri iyi mashine. Uyu mugabo kandi yigeze kwiruka marato zigera kuri 50 mu munsi umwe gusa. Uyu mugabo kandi yigeze kwiruka marato zigera kuri 50 mu minsi 50. Ubundi ibintu bibaho, ariko we yarabikoze. Harimo naho yirutse mu bukonje bwa dogere Celsius 13 munsi ya 0. Gusa ariko ibintu ubundi ntibyigeze bimunaniza. Nyuma yirutse mayiro 199 zose kuva Calistoga kugera Santa Cruz inshuro 11 zose. Mu mwaka wa 2005 ijoro n'amanywa atajya aryama, yirutse mayiro 350 mu masaha 80 n'iminota 44. Kugira ngo ubyumve neza, kuva i Kigali kugera i Kampala harimo mayiro 316. Bivuze ko Karinazesi ahantu yirutse haruta kuri iyi ntera yo kuva i Kampala ugera i Kigali. Nawe urabyumva rero ko byagorana kugira ngo ubone undi muntu wabasha gukora ibi. 199 mile the relay run from Calistoga to Santa Cruz, a whopping 11 times. Mu mwaka wa 2012 humvikanye umwana w'umushinwa wari ufite imyaka 7 gusa, ariko akagira imbaraga zidasanzwe ku rwego rukurura imodoka ipima toni 1.85. Uyu mwana wo mu gihugu cy'Ubushinwa witwa Yang Jinlong afite imbaraga zidasanzwe, kuko ku myaka 7 gusa yabashaga guterura se umubyara wapimaga ibiro 90 byose. Uyu mwana ku myaka 7 yapimaga ibiro 50, mu gihe abana bo mu kigero cye babaga bapima ibiro biri hagati ya 20 na 35. Yang Jinlong agaragara nk'umwana ufite imbaraga zidasanzwe ugereranyije n'abandi bana bo mu kigero cye. Ngabasha kwikorera imifuka y'ingano ipima ibiro byinshi cyane bitakwikorerwa n'uwari we wese, ndetse ngo yikorera n'imifuka y'isima ipima ibiro 100 nk'uko ikinyamakuru Daily Mail cyabyanditse. Uwo mwana atuye mu gace kitwa Shuzu, ni mu ntara ya Anhui mu gihugu cy'Ubushinwa. Guterura ibintu biremereye cyane ugereranyije n'imyaka ye bimaze kumugira icyamamare ku isi, kuko amaze kugaragara no kwandika amateka mu bitangazamakuru byinshi kubera imbaraga ze zidasanzwe. Yang Jinlong yatangiye kugaragaza impano ye yo kugira imbaraga zidasanzwe akiri n'uruhinja, kuko amaze amezi 9 gusa avutse yashoboraga guterura igiti gipima ibiro 5.
Uyu mugabo ngezeho we aratangaje cyane kuko navuga ko ari nk'umwami w'inzuki, bamwita Norman Gari. Niba warigeze urumwa n'uruyuki ibi ngiye kuvuga urabyumva neza kuko wumvise uburibwe aka gasimba gatera iyo kakuriye. Uyu ni umusaza uri mu kiruhuko cy'izabukuru, afite impamyabumenyi ya PhD, yize ibintu bitandukanye birimo n'imibereho y'inzuki. Kuva ku myaka 26 y'amavuko yabaye inshuti n'inzuki ku buryo budasanzwe, ndetse yagize ubushobozi bwo gutwikirwa nazo umubiri wose ugasigara ubona mu maso honyine kandi ntagire icyaba. Inzuki zibarirwa mu 100 zimutwikira umubiri wose akazitemberana ubona nta kintu na kimwe bimubwiye. Uyu mugabo yazengurutse mu bitangazamakuru bitandukanye nka BBC, mu biganiro byo kuri televiziyo nka X-Files n'ibindi, avuga ku mbaraga zidasanzwe mu bijyanye n'inzuki. Nubwo ariko yuzuza umubiri we inzuki ntibivuze ko zitamurumagura, kuko hari nubwo izigera ku 75,000 zamurumye, ariko byose bikarangiraho kuko nta byumva yewe nta n'ingaruka bimugiraho. Birumvikana rero abantu bafite imbaraga zidasanzwe kuko banazikoresha ibyo buri muntu wese usanzwe atabasha gukora. Reka mbabwire ko mwakoze cyane kubana nanjye muri iki kiganiro.